uyu mugabo w'uburanga azwiho kuba yari umwigisha wagesobanukiye kugira ngo abone amafaranga. Nubwo azwi cyane muri Bibiliya, burya ibintu bike cyane nibyo bizwi kuri uyu mwigisha wavuzweho gukunda amafaranga cyane. Uretse kuba yarakundaga amafaranga, akaba yanagambaniye umwigisha we. Ubuzima bwe buratangaje cyane, ku buryo bagerageje gukurikirana inkuru ze zitavuzwe mu nyandiko za Bibiliya batunguwe n'imibereho ikakaye yanyuzemo mbere y'urupfu rw'ikimenya bose yaje gupfa. Bimwe mu byaranze ubuzima bukomeye bwa Yuda Isakariyota bitavuzwe muri Bibiliya nibyo nshaka kugarukaho muri iyi nkuru, aho mugiye kumva kuri izi mikoro za Evangelization Mode TV. Nitwa Mugisha Siméon. Ikiganiro cyo risobanukirwa. Yuda Isakariyota mwene Simoni Isakariyoti na Sayiboleya Isakariyoti yavukiye ahitwa Keriyoti. Uyu ni umujyi muto uherereye mu majyepfo ya Yudaya, ni mu burasirazuba bwo hagati. Uyu yakomokaga mu muryango ukize kandi wubahwaga cyane. Mu by'ukuri Yuda yari umuntu w'urusengero kandi yari umuhanga mu byo gucunga imari. Dore ko amateka anagaragaza yuko ubwo Yesu yari amaze gutoranya intumwa 12, yagiye abagabanya imirimo ndetse n'abaha inshingano zitandukanye, aho uyu Yuda yari yahawe umurimo wo gucunga imari ndetse n'umutungo w'intumwa muri rusange hamwe na Yesu Kristo. Inyandiko zanditswe n'abantu batandukanye zemeza ko Yuda yari umugabo w'uburanga kandi wakundaga gukora cyane. Igihe Yuda yamaraga kugambanira umwigisha we, nawe yajyanye n'agatsiko k'abantu benshi berekezaga i Karuvali, aho Yesu yagombaga kubambirwa. Gusa bivugwa ko yitegereje ibitutsi, inkoni n'ubugizi bwa nabi umwigisha we yakorerwaga, maze Yuda biramurenga, ariruka ava mu bantu. Mu gihe yirukaga buhumyi ngo yakubitanye n'imbwa nini cyane mu buryo bw'igitangaza imuruma umusaya yari yarakoresheje agambanira Yesu. Iki rero ni kimwe mu bitangaza bidasanzwe byabaye kuri Yuda utasanga mu mpapuro za Bibiliya. Mu masaha ya nyuma y'ubuzima bwe yiboneye gukomera kw'icyaha yakoze, kandi bivugwa ko yaba yarahuye na Satani. Ibimenyetso by'imbwa cyangwa injangwe y'umukara byatoranijwe n'abamaji bo mu bihugu bitandukanye nk'uburyo Satani ashobora kwigaragarizamo. Abasesenguzi rero bagendera kuri ibyo byemeza ko yashoje ubuzima bwe ahuye na Satani imbonankubone. Gusa ibi byose ntacyo biri bivugaho, ni ibigenda bivugwa n'abashakashatsi batandukanye. Inyandiko iherutse kuvumburwa imaze imyaka irenga 200,000 yanditswe mu rurimi rw'igikopirtayite. Uru ni ururimi rwo mu Misiri rukoresha inyuguti z'ikigereki. Iyi nyandiko ivuga ko Yuda yakoresheje gusomana agambanira umwigisha we, kubera ko Yesu yari afite ubushobozi bwo guhindura isura. Bakomeza bavuga ko gusomana kwa Yuda cyari ikimenyetso cyo kwerekana Yesu, cyane ko batashakaga kumusobanukirwa ku buryo bworoshye. Ku rundi ruhande, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe n'abantu batandukanye ntibagerageza gusobanura impamvu yo gusomana mu bugambanyi bwe. Kubera icyubahiro cyinshi Yuda yari afite mu ntumwa, yakoreshaga ubutware bukomeye cyane.
ubwe yibonagamo imico y'ihoho, maze akabona ko bagenzi be bari hasi cyane batameze nka we ngo babashe kumenya kugenzura no kugira ubuhanga nk'ubwe. yabonaga ko batazi gukoresha amahirwe bafite no kumenya gukoresha igihe bahawe. bivugwa ko ababonye amasaha ya nyuma y'ubuzima bwe bavuze ko umugozi yari yimanitseho wari waciwe n'uburemere bwe. nuko Yuda aguye arasandara kandi imbwa zariye ku nyama ze, ariko aza gushyingurwa mu buryo bwihuse. byakuwe mu gitabo cyitwa Desire of Apes. wibuka ko abigishwa bose uko ari 12 bari bafite imico itandukanye, kandi bari abanyabyaha bikabije, nyamara bose barahindutse bagira umutima Kristo yishimiraga, gusa mu buryo bunyuranye. nubwo Yuda atabashe guhindurwa n'ibyigisho bikomeye bya Yesu, ari nabyo byaje gutuma apfa yiyahuye. kugeza ubu urupfu rwa Yuda ndetse n'igikorwa yakoreye Yesu Kristo cyo kumugambanira bitangwaho ibitekerezo bitandukanye, ndetse abantu ntibabyumva kimwe. bamwe bavuga ko Yuda kuba yaragambaniye Yesu Kristo umwana w'Imana byari umugambi w'Imana, ndetse ko ahubwo ko Imana izabimushimira kubw'icyo gikorwa yakoze. gusa abandi banyamateka mu bya teoloji bavuga ko nubwo byagombaga yego kugira umuntu bicamo ngo agambanire Yesu Kristo kugira abashe gucungura abantu, ariko ko Imana atari yo yabwiye Yuda kugambanira Yesu, yabikoze ku mahitamo yiwe. hari nabyo bituma hari abemeza yuko Yuda ashobora kuba yararimbutse cyangwa se azarimbuka. hari abavuga ko Yuda ashobora kuba yarafatwaga nk'umwigisha cyangwa intumwa y'umwizerwa, kandi ko ibivuga ko yagambaniye Yesu byanditswe nyuma y'urupfu rwe kugira ngo byerekane impamvu y'urupfu rwa Yesu mu buryo bw'iyobokamana. mu ivanjiri ya Yuda yabonetse mu mwaka w'1970, Yuda agaragara nk'uwo Yesu ubwe yasabye kumugambanira kugira ngo umugambi w'Imana ubashe gusohora. gusa ibi byose Kiliziya ya Gikristo ntiyigeze yemera iyo nyandiko ko yaba ari iy'ukuri. Yuda uyu yabaye ikimenya bose kubwo igikorwa cyagiye kimuvugwaho cyo kugambanira umucunguzi, umwana w'Imana. ndetse uyu munsi byagorana kumva umubyeyi wakihandagaza akita umwana we Yuda, nk'uko tubona hano mu Rwanda hari abandi bantu benshi bitirirwa amazina y'intumwa za Yesu, ba Petero, ba Yohani, ba Andereya, ndetse n'abandi bose, ariko biragoye ko wakumva umubyeyi wawe akita umwana we Yuda. iri ni izina ryagiyeho umugayo bitewe n'igikorwa bivugwa ko yakoze cyo kugambanira Yesu Kristo umwana w'Imana. reka gushimira twabanye muri iki kiganiro cyacu Sobanukirwa. ibiganiro byacu nakagaruka kuri Evangelizera Monde TV. naho ngiye mwabanye nitwa Mugisha Siméon. tukwibutse gukora share, subscribe ndetse na comment.